kucyo mpamagarira mama wawe aza hano ngira icyo mubwira. Yo urabise noneho ese ko tubona noneho papa wa Nkuranga amenyeje ukuri uratekereza noneho bitajya kubitabe noneho ibindi bindi ko tubona papa Nkuranga yisamagara umugore we ngabe yamubwira ukuri kose uratekereza noneho ibyahanta ndetse navumira bigiye kugenda ute guys noneho situation igiye kuba yabambi cyane noneho Nkuranga ndetse na Michelle ndetse na Isabella nago tuzi byabo ahantu bigiye kuba byerekeza ese urabona bino bintu noneho biraza kwa byarangira ute ese uratekereza noneho ibibazo byose bigiye kuba byaba byatezwa n'uyu mwana biraza ko byakiriguzwa n'iki hanta na Vumiriya ukuri kose bamaze ko bagushira hanze none bakakanya buri wese agiye kuba yamenya ikintu kijya mbere umwana agiye kuba yabonwa n'abashinzwe kuba bamubona ese Isabella arasobanura iki ese uratekereza ko Isabella busobanura afite Nkuranga muri aka kanya n'ubuhe guys noneho ibya Isabella ibyo yigize byose ibyo watekerezaga byose muri aka kanya bigiye guhita bihinduka noneho urwe rwamurangiriyeho situation agiye kuba yajya muri aka kanya none igiye kuba yabambi cyane ku rwego rwo hejuru ese urabona biraza kuba byarangira ute guys nkwaye ikaze niba ariko bwa mbere wowe wisanze hano kuri channel turagusaba kugira ngo badutere inkunga ko bakana kuri buto ya subscribe bwanze yana ibigano byose bya filime yacu My Daughter turagusaba kugira ngo ube watanga ibitekerezo batubwira nawe ukuntu buri kwimba ku filime yacu My Daughter murabizi ko tubakunda murabizi ko muri abantu b'intwari murabizi ko muri abantu bagaciro mu bikorwa byose tuba turimo gukora umunsi ku munsi niyo mpamvu tuba turi hano kugira ngo tube twaganira kuri filime yacu My Daughter nk'ibisanzwe ese urabona ibya Nkuranga na Isabella biraza kuba byagahindutse hanta amaze kuba yavuga ukuri kose ko uyu mwana ari we ndetse na Vumiriya kandi turabizi ko Isabella nawe yamaze kuba yakira amakuru ko hanta afite umwana kandi kuba hanta afite umwana kandi akaba yaranakiye amakuru ko hanta akundana na Vumiriya kandi akabazi neza ko hanta umwana wafite ataramugaragaza ngo agaragaze umuntu wo bamubyaranye kandi akaba nazi neza ko Vumiriya nawe afite umwana akundana na hanta noneho Isabella bigiye kuba byamubirana ibintu bibi cyane kuko ibintu yatekerezaga bigiye kuba byahinduka muri aka kanya situation yabonaga nk'iyoroshije ibibazo yabonaga ibintu biraho ngaho biraho biteryaho none bigiye kuba byaba ibibazo bikomeye cyane ahubwo bimurenge ese urabona kuri no cyo raza kuba yarokoka Isabella ko yagiye arokoka byinshi cyane Isabella ko yagiye arokoka buri kimwe cyose uratekereza n'uyu munsi muri aka kanya araza kuba yarenga hano hano guys turabizi ko bino bibazo none bimuziye kugira ngo abicike biraza ko byamusaba ikiguzi kinini cyane ariko turabizi ko byanga byakunda ntarabicika kuko kuba uyu mwana ari wa papa w'uyu mwana ari hanta kandi akaba ari murumuna wa Nkuranga ni ikibazo gikomeye cyane muri aka kanya Isabella noneho situation agiye kuba yajyamo nimbi cyane irengeje urugero ntago tuzi ikintu cyagiye kuba yakora muri aka kanya kiratuma noneho ibibazo byose amaze kuba yajyamo muri aka kanya araza kuba yabivamo ese wowe urabitekereza iki urabona Isabella arazi kuba yarenga hano guys murabizi ko ngo tuvugana hanta kubavugishije ukuri ariko turabizi ko byanga byakunda Isabella ukuntu yari ameze mbere turabizi ko atigeze ahinduka Isabella twamaze kuba twabona ko byanga byakunda buri kimwe cyose mubyakoze ikintu abashaka no kuba yagaragaza ko uyu mwana ari byanyabyo ndetse kuba yanagaragaza icyubahiro mu bantu bose kuba nono byaba bigiye kuba ko uyu mwana wagiye kuba bamumwambara bikagaragara ko uyu mwana ari uwahanze byaba bigiye kuba ikibazo gikomeye cyane Isabella ntago tuzi uburyo noneho yabyitwaramo ntago tuzi ikintu yavuga imbere ya Nkuranga ndetse n'umuryango
kuba yarafekinze ko yabyaye iyi myaka yose igera muri 2 muri 1 n'igice. Ntago tuzi uburyo Isabella byanga byakunda ibibazo byose igiye kuba byamugiraho ingaruka ikomeye cyane, kuba yarahishe ukuri akagaragaza ko yabyaye atarabyaye, kandi azi neza ko byanga byakunda bizageraho bikamenyekana. Ese none byaba bigezaho Vumira none agiye kuba yarenganurwa burundu nawe akabaho mu munezero? Ese uratekereza none uyu munsi atari uwo nyawo kugira Vumira nawe abe yava muri aya marira ahora arira umunsi ku munsi? Vumira turabizi ko yahoze atakamba arira asaba umuhisi n'umugenzi ngo bamufasha muri bino bibazo byose akomeza kuba yajyamo nawe abe yabivamo. Ariko Vumira twagiye tubona ko byanga byakunda nubwo arenganwa umunsi ku munsi, munsi umwe uzagera nawe akarenganurwa akava muri kano karengane Isabella uramukorera umunsi ku munsi. Ese wowe uratekereza ko Isabella none bitagiye kuba byamurangirana muri aka kanya? Urabona ko Isabella none ibibazo byose agiye ateza umunsi ku munsi atari bigiye kuba byagarukira? Ese uratekereza ko noneho ko tubona Papa Nkuranga ahamagaje umugore we ni ikihe kintu agiye ko yamubwira? Tumaze kuba twabona ko we amaze kuba yamenya ukuri kw'ibijyambere kose, tumaze kuba twabona ko we amaze kuba yamenya byose ahantu birimo kwerekeza naho biri kuva. Ese uratekereza ko bigiye kuba byagahindutse? Guys, wowe ukurikirana filime yacu My Daughter umunsi ku munsi, nawe ukurikirana ibiganiro byose biba biri guca hano kuri iyi channel umunsi ku munsi, nawe wifuza kuba waba umunyamuryango wa filime yacu My Daughter ukaza ukurikirana ibiganiro byose nk'ubafana bayikunda umunsi ku munsi hano kuri channel, icyambere usabwa ni ukureba nimba waratanze inkunga yo kuba wakanda kuri buto ya subscribe tukajyana mu bikorwa byose bya filime yacu My Daughter. Ikindi usabwa ni ukuba watanga ibitekerezo ukaba watubwira nawe ukuntu uri gutekereza kuri filime yacu My Daughter, ukuntu uri gutekereza ibya Vumiriya ndetse na Nkuranga ndetse na Isabella ndetse na Hunter ahantu birimo kwerekeza. Nimba Isabella ukuntu tumuzi kunari shitani mbi cyane, kuba ukuri kugiye hanze, niba nta n'ikintu kimwe araza kuba yakora kuri bano bantu. Ese Isabella ukuntu dusanzwe tumuzi aratekereza araza ko yabereka gutyo bikagenda gutyo bikagenda neza nk'ukuntu babyifuza? Isabella twese twamaze kuba twabona ko ari sekibi, ari shitani mbi cyane, kubera ko ikintu cya mbere yifuzaga n'uyu mwana. Rero kuba ari kubona uyu mwana ari kumuca mu myanya y'intoki gake gake, turabizi ko byanga byakunda. Murabizi ko mu episodes twagiye dusoza umunsi ku munsi, murabizi ko Isabella nyuma yuko afungwa, murabizi ko hari igihe yigeze kuba yagerageza kuba yica uyu mwana wa Vumiriya. Ese none uratekereza kuri ino nshuro ko tuzi ko Isabella yasaze, urabona uyu mwana araza kuba yamucika gutyo? Guys, rero wowe nimukurikirana filime yacu My Daughter umunsi ku munsi kuba wageze hano kuri iyi channel, icyo usabwa no kuba utabanje wakanda kuri buto subscribe ngo tujyane mu bintu byose filime yacu My Daughter. Rero n'abatindi kongera duhure kuri episode kuri filime yacu My Daughter, ndabakunda cyane, marano n'agaciro.